Turabashimiye cyane nk'uko bisanzwe ni Jerusalem TV, tubahaye ikaze mukande subscribe aho ngaho ku ruhande rw'ibumoso, mukande akajambo nganditse subscribe kuri ako kajambo k'umutuku, mukandeho muraba mudushyigikiye, icyo kitwereka yuko ibyisho byacu bikurikiranwa cyangwa inshuro zacu zikurikiranwa. Rero turabasabye muduhe subscribe, mukande share, comment, muri comment mushyiremo ibyo mwifuza ko twakongeramo, ibyo mwifuza ko twarushaho gushyiramo. Imana ibamugishe cyane, murakoze cyane. Hanyuma twakomeje n'inkuru yacu ya Ivan, kuvuga ngo ni igice cya kabiri cy'inkuru ya Ivan. Ni inkuru twatangiye nk'uko mubizi kandi inkuru nziza cyane izafasha abantu benshi. Ni inkuru yabayeho, ni inkuru yabayeho, ni inkuru ya Ivan, umuntu yitwa Ivan. Rero ni inkuru izwi yabayeho, mbese ntabwo ari impimbano. Imana ibamugisha. Rero twakomeje duheruka ubushize duherukira kwa Ivan. Twatangiye tubwirwa yuko Ivan ari umwana wavutse ariko avukira mu buzima bugoye. Avuka mama akimutwite, biba ngombwa ko atandukana na se, isazana undi mugore. Hanyuma amaze kugera mu myaka 2 cyangwa umwaka umwe n'igice gutyo, hanyuma biba ngombwa ko nama we warasubiye iwabo ashaka undi mugabo. Biba ngombwa ko Ivan azanwa kwa se kugira ngo abari haba azikwana na mukadata. Rero twayisubitse igice cya mbere batubwira yuko Ivan yari amaze kugera kwa mukase aribwo akihagera, ari mu gihe cy'umwaka umwe n'igice gutya. Rero icyo gihe agezemo, rero niho twasubikiye, ariko niho twatuze byakurikiye agera kwa mukase. Mu by'ukuri yamufashe neza, babanye neza, amufashe nk'umwana, byagenze bite? Rero uyu munsi turasobanukirwa, gusa turabasabye mukuze muri hafi subscribe, comment n'ibindi byose. Twagiye inkuru yacu ya Ivan. Ivan yageze kwa papa we, atangira kubana na mukase afite umwaka umwe n'igice. Ngo mu by'ukuri ntiyarazi ikibi, ntiyarazi n'ikibi, ntiyarazi n'ikiza, ntiyarazi umwanzi, ntiyarazi umukunzi. Ngo mbese niba ari umunsi w'umwana, wa mwana ugeze mu gihe cy'igisekeramwanzi. Namwe murabazi, umwana ugeze mu gihe cy'igisekeramwanzi, cyajya umwana no mu wese amutera akishima agaseka, mbese akabona umuntu wese akabona ari mwiza cyane, kandi mbese umwana akishima, mbese nta kindi kintu yitayeho. Ivan nawe nicyo gihe yari agezemo. Hanyuma akunze atubwira ngo mu minsi mikeya yabonaga mukase, akumva yuko ari nyina. Ndakibwira ko aramutse amuye n'ibera ashobora kuba yanakonka umutima, kuko yari umwana yumvaga yuko ko yamenyereye kumva ko ashobora kumara ibera akaryoha. Uriya yaramubonye nk'umubyeyi amaze kwamara iminsi mikeya, amaze kuhamenyera. Hanyuma ngatangira kubona nka nyina, ngo ku buryo yumvaga muri we yuko yamubera umubyeyi, kandi koko yamubera umubyeyi kuko umuntu yari atakimubona. Atangira kwishyira muri we yuko mukase yamubera umubyeyi, atangira kumuhamagara mama. Yakomeje yita mama, ngo ariko mukase yikiza kugira ngo mu by'ukuri ntibyagenda neza. Akajya amubwira amagambo akomeye, yamuhamagara ngo mama, akamushyira ati ntabwo ndi nyoko, akababwira ngo yitwa gutya, ntabwo ndi nyoko. Ngo nuko mu minsi mikeya mukase yatangiye kumubwira ati nyoko aho yagiye hasi, ngo narabanye yaragusize, witwa n'uwapfuye, witwa n'uwavuka n'uwapfuye ukavaho, mbese kuri bo nta kintu bimariye, kuko usura umwana wanjye. Ngo mukase akajya amubwira amagambo nk'aya agakaye. Ivan arakura agera ku myaka 2, ageze ku myaka 3 yaratangiye gusa n'ubucakenge. Hanyuma ngo nyina akajya amubwira gutyo, atangiye guca akenge, akabona mukase amubwira nabi cyane, atangira no kumwiba ibiryo akabwirirwa. Ibyo byose byabaga papa atabizi. Papa ntabwo arazi ko Ivan atotezwa, ntabwo arazi ko Ivan ajya mu ibiryo ku manywa, ngo kuko ku manywa ajya bwe mu ibiryo yitwaje yuko se yabaga yagiye mu kazi. Papa we yaba agiye mu kazi adahari, Ivan kunywa ntarye, akagaburirwa nijoro, nabwo yitaweho akanuhagirwa, bitewe n'uko se yabaga ahari abireba, ibyo byiteguye ko yitabwaho. Papa we mu by'ukuri ngo yaramukundaga cyane, ariko iyo byose
ntabwo yari azi yuko bibaho. Arakomeza aratuganirira, aratubwira ngo ibyo byose byabaga papa atabizi, ngo kuko yari azi yuko mu rugo ari amahoro, umwana wafashwe neza kandi ari mu maboko meza. Mbese mukase ari umuntu udasanzwe, ari umubyeyi mu babyeyi kandi nawe akaba ari umwana mu bana. Ngo ariko mu by'ukuri siko byari bimeze, kuko yakubitwaga uko bwije n'uko bukeye, inkoni za buri munsi ziturutse kuri mukase, ndetse atubwira ko mukase yari yarashatse na papa we, ariko yaraje afite undi mwana mukuru w'umukobwa. ngo umwana mukuru w'umukobwa mu by'ukuri yafashaga mukase agakubita Ivan, cyangwa mukase akamuhagarikira akamuha inkoni akamubwira ati genda kubita kiriya cyane. Abo mu buzima nk'ubwo bwo kugirwa nabi bugoye bukakaye. Aratubwira ngo ugeze mu myaka 6-7 nagiye ku ishuri, ntangira mu mwaka wa mbere primaire. Ngo nuko yengo cya mbere mbu wa mbere, icya kabiri mbu wa mbere, icya gatatu mbu wa mbere. Ngira ubwenge cyane kuryo ntago wa mbere nabago wa kabiri, haba mu myanya hafi nkagira amanota meza. Aratubwira ngo byaje gukomeza gutyo, ariko uko bwije nuko bwacyaga nuko bwiraga narushaga kujya mu bibazo ndetse no mu bihe bigoye, kuko narakubitwaga cyane, nkabirwa nabi cyane, nkatukwa cyane, kuko rimwe na rimwe nari nzi n'ubwenge mu ishuri, kandi abana ba mukase bo bakazana amanota atari meza. Akantuka, akambwira nabi, akambwira yuko ari ikigoryi, abana be yabakuyemo ubwenge akabyijyanira, kandi mu by'ukuri bararanaga, rimwe na rimwe banaryaga we ntarye. Hanyuma igihe kiza kugera, abaturanyi bamenya ibyo byose bira mu rugo. Hanyuma igihe kinini Ivan yarashishitse abibwira papa we, atanabwira n'abaturanyi. Bo baritegereza babona ko Ivan afite ikibazo mu by'ukuri mu rugo. Bo baramwegera baramuganiriza, ababwira ikibazo afite. Hanyuma abo bamuganirije ngo harimo na se wabo, umugabo uvirimo na papa yuko bari bateranye aho hafi. Ngo bamugira inama yuko yazajya yinyabya saa sita, cyangwa avuye ku ishuri kugira abwirirwe, akarya kwa mukase saa sita, nabwo ari ukwiyeba, agatongera agaruka mu rugo kugira ngo mukase atabimenye. Abo muri ubwo buzima bwo kurya kwa se wabo saa sita, hanyuma mukase ntabimenye byabaye, akibwira ko yabwiriwe. Hanyuma bajya kugendera rimwe na rimwe bagakinga we n'umukobwa we, bakamusiga inyuma y'urugi, akabaho ari aho ngaho akabategereza yicaye inyuma y'urugi, bakaza bakamusanga aho ngaho. Ivan ntabwo atubwira ati muri icyo gihe nagize agahinda kenshi, nyura mu nzira iguye ndetse yari ruhije. Ngo nuko icyo gihe abaturanyi baza kumenya na data wacu, ngo begera papa we. Bamaze kwegera papa we ngo baramuganiriza, bamubwira ibara muri urwo rugo rwe byose, ibikorerwa umwana wa Ivan, ibyo mukase ndetse n'umukobwa we bakorera umwana wa Ivan. Bamubwira yuko mu by'ukuri umwana we adafashwe neza. Hanyuma aratubwira ngo muri icyo gihe papa yari amaze kuba umuntu, navuga ko inzoga zamaze kugaruza, cyangwa zamaze kwijyana, cyangwa zamaze gutwara. Ati kuko yarasigaye ajya kunywa gatanu nijoro, akabyukira mu kabari, akirirwa mu kabari ndetse akarara mu kabari. Aratubwira ati natekerezaga ko muri icyo gihe mu by'ukuri na mukadata atarabanye na papa neza, nubwo bari baratandukanye kubera ko mama atari afite imitungo akaza undi mugore, ariko na mukadata nabo babanye neza, kubera yuko yirirwaga mu kabari akakararamo rimwe na rimwe, kandi imbere akiri kumwe na mama bari babanye neza. Ngo nuko babibwira data, bamubwira ibera kure umwana wa Ivan, bamubwira buri kimwe cyose, data nawe arabimenya. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ni inkuru ya Ivan, tuzongera tuganira ubutaha. Iki yari igice cya kabiri, hari n'igice cya gatatu. Imana ibahe umugisha. Ni inkuru ya Ivan, tugenda tuganira uko bwije n'uko bukeye. Mwakoze cyane kudukurikirana, mukande subscribe, ibitekerezo byanyu ibyo twakongeramo mwaryohewe, mbese turabikeneye.